akahumiriza ari icyingenza yakari icyingenza yakahumiriza yakarahumirije ubu ngubu nahumirije mana agiye kuma amadolari se ni amafaranga se Samahana mwana urapfukamira umugabo kubwo kumwubaha agaciro yakahagurutse guhobera akaguruka se cyiza unyambitse impeta se yihaguruka uteye ivi ibintu n'iby'abagabo cyamaye ukoze amahano n'iby'abagabo mba gukora ikinyuranyo ukoze ibintu by'abagabo inkaro twaga ibiryo byose ni ibyanjye ko yanda manu ukunda abagabo ibintu byose waturemeye ko mbese ubu unyambitse impeta neza ayego nta mugore nararonguraho narongoye umubikira ndongora umutwakazi ndongora abaki bose urumva ndongora n'umusazi buriya nta kintu kiryoha nk'umusazi biturikije hari uvuze ngo akibana buri umusazi araryoha kuko uba uri kugira vuba ngo adahaguruka akagusarana niyo mpamvu umusazi aryoha niyo mpamvu igitsina cyo kwiba kiraryoha cyane ako umusazi waramuziritse umusazi oya ntabwo nari namuziritse hari ukuntu umusazi umubeshya akaguha ariko utinze yagusarana yagucika niyo mpamvu uri kugira vuba ngo atagusarana. Nisere ko mumeze neza cyane ni Kigali 250 tugaruka muri stories zitandukanye icyo busabwa no kudukurikirana ko natwe umunsi ku wundi ni Patrick the Entertainer umunsi tugarukanye na Yakamwana umeze fresh en tout cas vraiment c'est très bien c'est comment ça va monsieur ça marche c'est très bien bienvenue bienvenue merci ngare meze neza nawe ya meze neza kabisa meza cyane twango cyowe ndema nyita keke yeah yaka ni keke ngo ni keke no gukataho twikomeza uyu mwari rero nakubwira ikintu adushakira umeze neza ariko banza ubwira abantu bamaze kukumva wavuze uti ndashaka ko mumuzana yaka impamvu yari yihe yaka ngenda mukunda yaka kandi nawe ndabizi neza kankunda uburyo ajya mbonamo nubwo batabivuga ariko ndabizi neza ko abanyumva ni yasinzi yaranyumva yaka rero nkaba nshaka ko yaka n'umwari wari umuzira keke bwo nari nsanzwe mubona gutya dukubitana tugonganira ahantu mu makwe gutya kutubari tugiye dutandukanye dukubitana imitego no umusinzi keke nawe ari mu basinzi bagenzi bya ntabwo ari umusinzi ariko ni umusomyi nkanjye hanga Neso na za size zawe arizo mbo size nembo ntabwo ari sawa neza kuko urabona ikibuno ntacyo kandi urabona hano mu matuza utubere ni duto kandi urabizi ko nk'umukobwa ufite amabere manini umukobwa ufite amabere manini ni ushyuha mu buriri ariko ntacyo bitwaye kubera ko burya hari agafaranga nese ufite amafaranga amafaranga so warabuze amafaranga ndafite niyo mpamvu nshaka gufata yakamukura muri bwa bworyi bwose yirirwamo nkamwambika impeta tugasezerana tukabana yakagahinduka buri wese akabibona biri seriye kandi yakanagagoranye yakavuga buze umuntu muzima nkanjye ahubwo yakagiye niki wari utegereje araje kandi umva nabona nanibere bizaza na SSK yanubizi bizaza ariko ubundi ibere bitwaje ko tuba twishakira hano hasi ngombwe hejuru mu matuza nese kuri gahunda by'urorashoboye azabireba azakubwira kuko nge nago nabimenya ko we azakubwira tu uranamuha oye simuha ariko nzamuha sibwo ndongo we mwabagabo nese muri byo cyashaka sibwo ndongo ituva gusezerana ya bizagenda neza azakubwira ufite gahunda yuko muyakamubana cyane ahubwo yaka urankunda uzanyemera bimeze tubwire nzagukunda rwose ukuntu nari narabuze umugore none Imana ikabimumanuye ngaho icyubahiro nyagasani Imana kamwe gatega bisi Imana
bari nyagasani urakoze kunyibuka Imana iranyibutse uza kabona nari mfite ko umugore ubu ngiye kujya ku murongo rwose ubu ni kintu narabuze ni umugore ariko ubwo mbonye umugore online ndahita njya ku murongo ndi serious ndakabura n'abakobwa benshi cyane bakaza nyine bishakira show no gutwika ariko batari serious iki se ko atazongera gutega moto ari kugenda yicaye ko byanahindutse agakomana reka tugenda nyikwereke utagira ngo ni kwakundi ngiye kujya ngenda mu gasakaye ari nka data nta mvura nta vumbi nta nicaye imbere ntwaye meze nka nyira mva nayivimviyemo n'agacupa n'ubishaka uzajya ugasoma tugende nyibereke utagira ngo ni urugambo mbese uwo mu Rwanda ariko Kiroso ndahaba ariko ntembera Kiroso muzanira agacupa aho ngaho nabonye madame none icyo ushaka ntabwo ari mabuja none ni madame amafaranga se ni ndamira agapapuro gakonjesha uwo museriveri ariko hari igihe umuntu abona kuko muramagama uti mware so gutwika yaka ngiye ndashaka no kumwambika impeta no kujya byemere neza none ahangaha kugira none uhita ubona ko yaka tugiye gukora gahunda nzima ari seri cyane gikunyambika impeta kano kanya se none se gaho biri seriye koko se amaye ndeje nkwereke n'umuduga hariya umura nubwo uvuga naje n'akamoto ubu ndataha mu modoka cyane rwose nanjye nashaka ubwawe ese yakarashije igihe kimwe cy'umuzi ni imyaka myinshi imbuga nkoranyambaga zitandukanye duhura gutyo mu bitaramo bitandukanye ariko mutaraganira tutaraganira ubu ngiye kujya nirambika mwaya matunda neza uyasorome neza nusha simani yakatize oya none se ngo meze bite ufite kumwe na nyirampaye umbazana kameza shaza natereka sha naho ubundi nese nibi birimo uko se yawe siriberesha inkoko yari ibiriye no kubuja rishyura iyi nkoko ariko nayo irashonje ubu ibintu bakoreye akabona yabirya gutereka nkwereke reka duhereze keya yaka ariko abaseriveri bakora hano batarigeze babyiga icyo kurya cyawe arabanza ese ibi ngibi urimo n'ibikirimo ko ibi ngibi ni keya ndimo ndamuhereza twaje gusanga uramwica mu mutwe oya si ukumwica mu mutwe ahubwo ntabwo yaka agaburirwa nk'imbwa ahubwo agaburirwa nk'umugabo gufata ibyo kurya ugatereka ahangaha ukagenda ntago bisobanuye ko umuntu agiye kurya ibiri uri yakoze bivuze ngo abirye cyangwa byihorere reka yego cyaka ko numva bagiye gushyira ku murongora ugiye kumutamika se icyo ashaka umva buri kimwe cyose sinamubwiye se ko gahunda ari gahunda umugore nuwe n'abandi barabeshya amayi ubwo so n'ukuntu ari kungana se ubu ngubu reka agasenda se ugeraho agasenda oya uryoherwe Yaga byiza we murakoze niko bya bintu babirisereye mwana Yesu go butayabirangira nago njya kumwasi umugore n'uyu rwose yakakunda utuntu tw'utubizo ibyo zajya bimuhera ahantu Samuel twaramaze gusezerana amaje kubona neza ko yahindutse nkuko mbishaka mabuja urankira ku murongo pe kabisa kandi nukuri komeza uryoherwe shaka uhinduka muri wowe kabyibuha iwanyu kirabona ka piripiri wenda uraza kunyaranja wenda ubite no kukimara amadolari kimara amafaranga nzakwaranja uko nayo yafite ahubwo nibyo uzayakumara nanjye ntago wayamara kandi nzakwaranja ari uko mbona ko ahindutse yakabaye kutamutamika ese akira shushu be ega yakagiraga ntabwo yabishakaga ndahatirisha ese warebye yakabona ubuzima arimo avuga uti ndashaka kumukuramo yakangwa no ku nyama
muhengwa n'inyama Sherirate ku kanyama wihangana urabona haje akazingaruka kamwe wenda baze kugushyiriraho undi hano habuze ikibanza n'ibindi ntarimo ntabwo wagenda wicaye ngo nugera mu kazi ntabwo namugurira imodoka ngo mbure kumugurira inkoko irahendutse sinamubwiye ko yaje na moto ariko aragenda n'imodoka tuhaguruke hano tugende nyibereke mumureke kuraki nawe mwaje ni wahoranye ubuzima yakabaye muravuga uti ndashaka kumushyira ku murongo cyane rwose byaje gute rero yaka najyaga mubona bwa mbere ku mbuga nkoranyambaga yakabyo bitera indwara ndavuga ni yaka uko ari ndabona ari umusore mwiza nta kintu atwaye ahubwo yakakeneye kwitabwaho agahindura ubuzima akeneye keya akava mu bintu by'ubuyobe byo gucaha ndi kumwe na Bera ejo ndi kumwe na Anita ejo ndi kumwe oya yakakeneye umuntu umwe umwitaho ibyo buraya bikajya ku ruhande n'ubundi nanjye niwe n'agacupa kajya kanywa yariye kugira ngo ke kumurusha imbaraga urabona hafite inkovu yagiye agwa kubera ukuntu agacupa oya no gukatakata mu nda yarata nk'uko bivuze kubura umuntu unyitaho nkawe naho buriya ngiye nshaka hano kuri Raba nkahabona gusa nakongera kujya nkatakata kandi ugiye kuhiga rimwe na rimwe umubiri hari igihe ufata umuntu rwose bikanga bigatuma umuntu ajya gushakisha kandi nawe urabizi indaya ziri hanze ntabwo zitworoheye ariko mbonye umuntu uzajya unyaranja akama kurigira inka munyarwanda ahangaha hehe no kongera gukatakata rwose ubona yakazamushyira ku murongo se yakubona ashobotse akarashobotse nananira nzamenya ko no kubaho byananiye kuko nzaheba ko icya mbere yakarubaha cyo cya mbere tukagira discipline wahise ubonyirabuja yakiyumubwiye arakumva ankora noneho nanjye sinamuteza imbeba ngo mubwire ngo va ku icupa kandi narasanze ariwe ahubwo ikintu ngomba gukora ni ukugira ngo ajye afata igitera imbaraga cyo kurya asome icupa yahari ikintu yafashe yakakubita icyumweru nta kintu arakoza mu kanwa atararya anywa gusa yakibyo nibyo ra ushobora kuzashyiduka rero yaguye hariya bamutoragura ati yakabyarangiye ugasanga asanze bene wacu epfiri iyo bagiye rero ngomba kumufatirana so kwitwaza amafaranga ngo sabe nayo nerekeje urusororo nkajya kwituranira na ba Jepo n'aba Brava urukundo cyane uko ufite amafaranga njye ni urukundo ariko twese niyo nzira natwe ejo ni twebwe ako tuzagende tumeze neza bose nibagiye bayariye nubwo wenda atashize ariko bagiye bameze neza ntabwo bagiye bangana nawe bagiye baratamiye bameze neza barariye n'abana basobanutse tuzabasanga natwe tumanuke tumeze neza twaratamiye ese ibyo yakakubwiye ntabwo byaguciye intege byuko nabere nta n'ikibona byanca intege gute se ko ngiye mu birange ngukontorora nabishatse n'ejo two kujya guhura ameze gutya wagiye kugura ikibuno se oya ntabwo nakigura buriya nagabanya hari ibintu nagabanya regime nari kuri regime ubwo nahita mbireka nkakomeza kwiyitaho bisanzwe kugira ngo icyifuzo cyaka kigerweho ubu nanjye ngiye kwibikaho umudamu rwose genda nambaye busa nk'abandi bagabo cyane agakoma mu gitondo basaye gahiye karimo n'amata ariko buriya nta kintu cyiza nko kugira umugore umuntu ufite umugore ipantaro ukuyemo ugasanga bayimeshe urumva umusogisi bameshe noneho cyagiye kwa kundi babazanye abashyitsi bagusuye buri mushyitsi bamukatisha bamwereka icyumba ari buraremo umushyitsi bamukatisha bamwereka ari burare we bagakujyana mu cyumba kirimo umuntu ushaka breakfast iteguye hari urumva ukajya mu cyumba kirimo umuntu madame abandi bagiye babakubita mu cyumba cy'umushyitsi icyumba cy'abashyitsi wowe ukajya mu cyumba cya sheri ukajya kwiyorosa umuntu ushaka ugafite n'inzu ibyumba 5 umuntu ukabona usa nawe uri mutoya ibyo bintu byose wabigezeho ute ni kwa kundi nyine abantu bavukanye umugisha rega iya kuntu vukana umugisha bavutse wabo ugasanga iwabo hari ibintu ntabwo ari bavutse ku nziza ntabwo ari nkatwe twavukanye umuruhuna n'ubu tukaba tugiye kuwusaziramo njye navutse iwacu nsanga papa ni umuntu w'ingegero uraho wirirwa acukura amatuwarete y'abandi none keke agiye ubwo nzagererana n'umwana wavutse iwabo agasanga ni ibipangu ibintu byose birahari uzigereranye nawe
mumere ahubwo amanuze mumere amanure yakabiri umwana yavutse mu mbyeyi nyota mukuntu gake urya nanywa aza kubyibuha yaka nibyo nshaka ese umugiye guhita umujyana mu bandi oya tubanza dusezerane ariko ndamugenda mu depoze ahaba hanyuma nanjye nsubire mu rugo ariko tubanza tujye mu murenge yego nanabanze ndebe ko uzi kuvuga ugasanga so arahire yirirwa yahirira inka abandi nazo zitarize undi akavuga agasanga iwabo bafite amafamu ubwo se koko nibyo bakubwira ngo umugisha barawuvuka ugasanga undi yirirwa n'imifuka yahira inzira undi yirirwa mu gasoni urya unanywa mwana ubwo buzima wabura kubyibuha n'abundi byakasuko adashobotse uretse mubwire uzareba umwana wavutse mu mbyeyi usanga afite umubiri rwose unyerera atemba itoto naho se uzavuka usange so n'umwahizi nabwo yahiririza abandi nazo stize koko amavuta azagufata rya niyo usanga umuntu yisiga amavuta ntamufate kubera indyo mbi kubera kurya indyo ituzuye yarabayeho nabi akamara ukwezi atajya muri dushe ubwo so umuntu nanagira amahirwe akajya muri dushe agakaraba azisiga amavuta mufate arayisiga ugasanga yabaye umweru azisiga isabune nk'iyi sahani hanjye nakuze iwacu nta sabune twabonaga wamaraga gukaraba ukisiga isabune amavuta n'aya yo kurya nyariyeho ngeze i Kigali mama yaratogosaga gusa none baje kuguhindura ubuzima none baje kugeranya n'uyu wavutse mu mbyeyi sha ese wumva yakubwo buzima yabayemo bwose uje kubohanagura ndakubwiye twariyaga amavuta ku cyumweru nayo y'amamesa habaye umunsi w'isoko mama yagiye kugurisha agafuka k'ibijumba akaba ari bwo turya ku mavuta n'umunyu dore ubu ngubu uri kuri kaburusheti n'ikirayi mbabara wa muhungu we ntaho biragera akambanza ngeraho ngera dore niboneye umugore ufite agafaranga ese ubwo si amafaranga ukurikiye aka ni urukundo wemeye cyangwa amafaranga ukurikiye nkaho ari amafaranga n'urukundo rurimo da ariko n'agafaranga ni ingenzi amafaranga se none urumva mwese ngiyeyo nkaburara kabiri nagaruka se uzi impamvu ari urukundo se impamvu ari urukundo atari amafaranga ni uko ufite amafaranga ari waje umushaka keretse iyo aba ari we waje nshaka nibwo byari kuba ari amafaranga ariko avuga ati mbaraye kabiri nagenda burya nawe kiraso ko arimo kwanduranya wamuhaye ku nyama yaka yageze hariya bakamuhize none se mpamvu uti kumva Pascal kumva umuntu witwa yaka amafaranga nabura azagenda oya ntago azabura nabura tuzagurisha imodoka tujye dutega amaguru yaravukanye ko nta nubwo baburaza ubu muvuga umuceri uzabura mu nzu dukore stoke yafite ubwoba bw'inzara dukore stoke rero mabuja ikintu cya mbere ngiye gusaba teremusi yanjye y'igikoma igomba kujya iri hafi kirimo amata ongeraho kirimo inshyushyu tumara kurya saa sita ndenzaho igikombe cy'igikoma ntabyo kuvuga ngo nzajya ncozaho sikoro nangwa pirimu sikoro uzajya unywa ryari ni mugoroba nta kibazo mugoroba tugiye mu buriri cyangwa dusohotse wansohokanye nta kibazo zajya nkubitana za Musanze hose Rubavu Gisenyi ubusanzwe ukora iki ubusanzwe ngiye ncuruza amatera yego ncuruza amatera niko byo ukazi wikorera yego yakubaho neza birarangiye azajya ahitamo iyo aryama ahitamo umugongo akomaze kurya no kunywa mukubise akabizo kuzuza ki oya bishobora gutuma itagira ngo nako kumubeshya ariko buri butaha zamaje kubona ko ari mu murongo mwiza y'abana no mu murenge twaravuye y'ubundi n'iki ubu ninjye ugiye kujya nirambika muri iki gituza cya Burahamu cya Eva ahubwo cya Eva Adamu ninjye ntabwo ari abo umushumi ubu ninjye ugiye kujya ngususura rwose ngutengeneze ngutunganye neza cyane niyo ugiye kungira mwiza kuba n'icyo wamukundiye aka nta kintu cyiza nko kugira umuntu wibitseho saa yose umukeneye ukamubona uyu mwari wamukundiye icyo namukundiye ni uko nawe ankunda ese umuntu yagukunda wowe ukamweka uyu nicyo wakundiye akanyamukuru
ikintu cya mbere nyigusubiremo agira discipline yakarumva ikibi ni icupa atari nta kindi nta kibazo indana agasijyamo cyane nabwo azijyamo kubera icupa ryamurenze kandi no kuburutsa muzarata reka twese dufite umuntu no nta muntu afite hafi mwitaho yes mereza kuri zira gahunda zose kubyo kurya umuntu mfite umuntu koko uma kuri zi gahunda ko uyu muzigo kuri muzigo ubwo koko najya mu ndo yanshaka iki koko bura ngenda nanyurwa ngewe ngenda nyurwa rwose urumva yakako bavuga ati ngiye ntari ariko ndanyurwa yakaba tubimaye neza ukamaho kunywa kanje neza nahumiriza yakahumiriza ari ikingenza yakari ikingenza yakahumiriza yakarahumirije ubu ngubu nahumirije mana agiye kuma amadolari se ni amafaranga se isa amahano umwana urapfukamira umugabo kubwo kumwubaha agaciro yakahagurutse aguhobera akaguruka unyambitse impeta se yahaguruka uteye ivi ibintu n'iby'abagabo uwakoze amahano n'iby'abagabo ugomba gukora ikinyuranyo uwakoze ibintu by'abagabo inkaro twaga ibiryo byose ni ibyanjye ko yanda manu ukunda abagabo ibintu byose waturemeye ko mbese ubu unyambitse impeta neza yego seriye ibintu ni ikimwuka byaro ibintu byo guca ibintu musigaye mutumuca ariko gute nta mugore wapfukamye ngo yambike umuntu impeta umva rero mwa bakobwa mwe bayi do ni gute umuco nimuzongere dore iyo bavuze uburinganire ntihazagira ongera nta murimo w'umugore byose twese hamwe barayisa ba Claudine ba Florence ku Gisozi bayi do babakobwa bose biyo ku Gisozi yo hepfo hose abona kataga hose bayi do reka nibaze igihe mwari ibintu so guta umuco abantu rero bazo wapfukamye wambika umuntu impeta ari we bakayambitse none se kubera iki so kwirongora nta kibazo kubera muzafatwa muzabishaka kubera iki abahungu aribo bazahora bavunika ibi bikoze kugira ngo urese abone ko natwe tugomba gukora ko namwe mushobora ko dushoboye nagwe bazaba bavunika buri munsi guhera ku wa mbere telefone kuvunika ariko bigaragaje ko ikintu nari nzi yuko umukobwa ufite ikofi udashobora kubura umugabo ariko none umuhungu nako umuhungu udafite amafaranga w'umukene nta mugore ashobora kubona ariko umukobwa w'umukene ashobora kubona umugabo rwose w'umukire ufite amafaranga bitewe n'ubwiza afite so nanjye rero ubonye umugore w'umukire ufite amafaranga anakwambitse impeta barakurongoye ni igitangaza ndarongowe rwose nzagendera ku murongo y'Abanyarwandakazi isoko niyo ababyeyi bawe ntago babifata nabi kubona upfuka mukambika umuntu impeta ese ibyo nabyo ni intambara isi n'uburinganire hano ibi mbikoze kugira buri mukobwa wese ajya amenya yuko umuhungu atari ugomba kuvunika ahubwo natwe tugomba guhaguruka tugakora niba umukobwa atwara imodoka umugabo akayitwara umugore yakambika impeta umugore nakayubaka mbese n'uburinganire uryo umugore yambika impeta umugabo cyane rwose ukapfuka mugakubita ivi bikomeye cyane ibintu byakiriye nanjye ibi bintu rwose none se kuki ndabyakiye ariko ni ibitangaza nanjye bibayeho ninjye wa mbere bibayeho niwe wa mbere mu Rwanda rwose yakashaka kuzabona nahari agafata agacana gaze agateka nanjye nkaba nabikora uko ibyo rero ubona ko bisanzwe n'ibindi nibibe rusange mwe gufata ibintu mu biharira abantu bamwe bavunika abandi bicaye gute n'ugusangira mu buriri nibasangira ku meza nibasangira ngo nukurya gusa none ariko muri igihe nanjye maze iminsi mbibona mu cyaro ugasezerana n'umukobwa ugasanga ahubwo umukobwa niwe uzanye ibintu byinshi ubukwe akaba ari ubukoresha ku kofi yiwe rwose ariko aragusuzugura uyu mugore azakubaha mu rugo ntamwubaha arakurusha amafaranga arakwambitse n'impeta arakurongoye uzanakoropa ntashaka zansuzugura ariko nige kabiri
reka ntabwo nzagusuzugura iyo umugore akurusha amafaranga ngo uragusuzugura ibyo bintu byaje bite nansuzugura nzihangana none se niba kwaza bari kungaburira nese uzitwa umugabo mu rugo bakwambitse impeta ese hari jipa nzaba ndi umugabo nzaba nahindutse umugore kandi bakwambitse impeta bakurongoye ikibi ni uko yakwanga ko duhurira mu gitanda yanze ko duhurira mu buriri nakwihangana nabwo aravuze ngo no mu buriri barasangira uzajya uha n'abandi mu mateka nzi neza ko ariko gahunda zigenda no mu buriri barasangira mu buriri barasangira ku meza bagasangira mbese ariko hari ikintu kurya buri kimwe bagomba gusangira hari ikintu ngewe mubwire hari abagabo nabo bamenyereje abagore umuco mubi ugasanga wenda tuvuge utaha saa 5 z'ijoro nangwa ugataha saa 6 z'ijoro bitewe n'akazi ukora warangiza ukajya kubyutsa umugore mu buriri ngo naze ngo musangire reka tegereza umugabo ngewe umva nkubwire umugabo ategereza umugore niba nagiye mu kazi niba watetse teka urye nurangiza kurya ibyanjye ubijyarure ubishirekere ikipari ntabwo ari ngombwa namwe mwe kujya muvuna abagore banywa abagabo mwe banze mbwira abagabo mufite abagore niba uzi ko utaha saa 5 umugore wagutegereza igihe uri buzire ngo niwe muri burire ngo umubyutse ngo musangire n'abagabo mwe namwe mufite ese umugabo umugore aryama ataramenya ko umutware yatashye rero n'ubukoroni ugomba kuryama ubwo nge azajya ntegereza n'intaha saa 6 z'ijoro bitewe n'akazi nagiyemo umubyutse ngo nabyuke dusangire ariya akansigira ibyanjye nanjye nkazana yegora Oya namwe mujye mugira discipline mu babagore nuko ngewe mvuga baravugisha kuri ngo ndi umusazi utashye saa 5 z'ijoro umugore yatetse yayishije ukajya ngo agutegereze mpaka musangire ariko biterwa banze mbibwire abagabo biterwa n'ukuntu wamenyereje umugore wawe buryo umugore uko umumenyereje niko agufata tuvuge niba ugiye ahantu ntabwo ari ngombwa ngo umugore ngo umubwire ngo nagiye n'umumenyereza aho wagiye nutabimubwira ikibazo azajya naguhamagara wamaze kurira imodoka ugeze he ntabwo ari ngombwa niba ari business wagiyemo ushaka kumubwira ati ngiye aha ariko ntabwo ari ngombwa ngo akantu kose umubwire ngo nagiye ahangaha biterwa n'umugore uko umufashe niko kuba umuntu yakwaka uruhushya umuntu babana ari ikibazo ni byiza kumwaka uruhushya ariko n'igihe ugiye bitunguranye ntabwo bigomba kuba intambara ushobora kuba narinzwe uyu munsi atari bukore niba bamutunguye akagenda mu kazi nanjye nagiye nagomba kuvuza induru ngo wagiye utavuze ariko ngewe urambwira ngo mbwire umugore aho ngiye ndi gusaba ikibari ndi umusirikare ngewe ngo nyine mubane neza mu buzima musaba gahuye ni byiza kugira ngo musaba gahuye ukoze impanuka ashobora kugenda atavuze agakora impanuka ariko none yakinavuga iyo wamenyeje gusaba gahuye utagasabye nakubwira ngo uyu munsi ngiye aha kubera impamvu zinize ariko ntabwo ari ukugusaba gahuye yego gusaba gahuye ngeyo ngiye ko nagiye gusura umuntu ngeyo n'ubwumvikane nimba agiye arambwira ati umunsi ndakorera aha ndataha saa 6 z'ijoro kugira ngo wenda ndamutse ngize n'ikibazo yahamagara kugira ngo abimenye ndataha saa 6 z'ijoro ariko ntabwo ari gusaba ikibari kugenda utavuze nibyo bibi kubera ko buriya ushobora no gukora impanuka nk'umuntu mu gisirikare ari gusa ko hari abantu batabanyika bakagenda n'ikibari basabye umugore yazajya bimbwira nanjye nzajya mbimubwira atari kubwisa ikibazo cyo kirimo etabimbwiye ugiye gagaruka wamfunga oya ntabwo ari agasuzuguro ashobora kugenda bitunguranye ibyo nabyumva ariko nyuma buriya nubwo agiye ariko aba ari buze kumpamagara akambwira ngo byarangiye ngiye hanagiye bantunguye yego bantunguye mpita ngenda ntabwo nifite guhita nkuhamagara kubera pressure narindiho ntabwo icyo gihe nzabigira intambara nzabyumva kuko n'ubundi asanzwe ambwira yego kuti namukunda ndashaka ko tubana mwambitse n'impeta nk'ikibombo yakora niwe utakwihanganira keretse agiye mu ndaya kandi uva ntacyo azamburana cyatuma ntabwo yaziva ntabwo najya mu ndaya ngo icupa zariguma ntabwo najya mu ndaya ngufite najyamo nakubuza ariko ngufite ukima neza uko ngishaka uko ngikeneye nkakibona nta ndaya najyamo rwose ijoro rimwe riciyeho wahita ugenda ariko nguciye wenda rimwe inyuma nabwo ari impanuka urabizi abakobwa bari hanze aha haza nkakubwira ati sheri mbabarira nabikoze nkagusaba imbabazi nkabyemera ntabwo wambabarira nunabikora uzakore buryo ki ntabimenye nunabikora uzakore buryo kubiguhisha nanone ukazabimenya byaba ari ikosa ahubwo bimbayeho rimwe ari impanuka bimbayeho rimwe ukabimenya ukambaza ati ibintu wakoze niko bimeze
kugira ngo wakanire ngiye nakubwiza ukuri mbibwire n'abagabo b'indaya ko hari abagabo mufite abagore mwigize za rubebe niba umugore agufashe wasambanye kubwira ati sheri koko wamburanye iki kugira ngo ujye mu ndaya mubwira ati wemere umusabe imbabazi ugati nabikoze ariko ntabwo bizongera ariko none niba wowe hari abagira ingeso hari abagabo rwose nzi bafite abagore kandi ugasanga umugabo afite umugore mwiza pe ariko ntanyurwa yabaye indaya yabigize ingeso ariko hari uwo bishobora kugwirira kwa kundi uri kunywa agacupa umukobwa mwiza akazi kakubaho ariko atari ingeso niba umugore wabimenye mubwira ati mbabarira byambayeho byangwiririye nk'uko n'undi wese mbese ni impanuka ukamusaba imbabazi kubivuga sibyo bibi oya yagufashe madamu wawe yabimenye akabikubaza emera ntumuhakanire kandi yabimenye umufashe si yakarikunda yabigenza jewe ikintu nakora ngawe yabahiye oya igihe cyose nta cyaha ati ikosa ryane tolerance irya kabiri tolerance ariko irya gatatu yakareba kubikamo akantu ati ninjyayo rimwe kabiri nta kibazo oya ni kuvuga ngo ko biri kose nta cyaha kitababarirwa niba asabye imbabazi ewana nta kibazo pe ariko nabihoramo bizaba ari ingeso yego ariko hari ukuntu ashaka kurinywa rikagera mu ijosi bashaka no bona nk'uko yavuze ngo arakobwa aza kwikubetaho birashoboka bishobora kurangira ahise amucomokana ubwo rero icyo gihe yansaba imbabazi ntamenye nkapfusha ariko rimwe kabiri gatatu kane ntagasuzuguro bari ingeso rwose ariko abagabo baba barahari rimwe ntaribi nyine kabiri nta kibazo ako gatatu ni kazabi yakwambyumvisha ko gwaye uburenganzira bwa kabiri ubundi kabiri umuha last warning bwa gatatu agacishene ni isasu ni isasu yakuzaba wisize rero dore ifaranga rihari umufungo ni wose mfite amafaranga mfite imodoka ngo mfite inzu so kubirata nagaruka kubirata ahubwo yaka akeneye umuntu ubwiza kuri byako kanya yaka nagakunda ibintu bica hirya no hino muri gobe niyo mpamvu nanjye nahise nshyira hasi byose ntabwo nkunda ibintu byagosha ibintu byagobyo ari ntabwo inzoka ntigenda gutya ntabwo mbikunda mbwiza ukuri turangizanye yakakorera imbere niba ari tuduru ni tuduru nta bintu byo guca mu makorosi n'iki niyo mpamvu nanjye nahise mubwira ibihari njyewe niyo nakoze ikosa ntabwo njya nirirwa mpaka mpita nsaba imbabazi hakiri kare kandi buriya no mu gisirikare uzabazi n'abasirikare iyo ushatse gufunga umutwe ukubitwa nyinshi kuruta izo bari gukubita niba bakubwiye ngo ryama tugukubita inkoni 20 ryama izo nkoni 20 bazigukubita nushaka kurwana bari gukubita ikintu bita mbushi bakusagare ukubitwe nabi kurusha uko bari kurya za nkoni 20 ese uyu yaka uyu mwari nawe ko afata ugacupa aya macupa birazahura oya none se uzarebe Kanyombya afite agacupa n'umugore waragafata ku ntore umugore washyiraho isigara Kanyombya agashyiraho isigara biterwa n'ukuntu mubanye ntacyo bitwaye rwose kibi nuko mwava mu kabari mutishyuye none se Kanyombya ko ashyiraho isigara n'umugore we agashyiraho isigara Primus iraho ndafite Primus ntibabanye neza se nanjye uyu nguyu rero gufata ifege nawe ngafite ifege yafite ka Primus nanjye ngafite ka Mitsingi ntabwo ikintu byakora ku rugo rwacu rwose ubuzima burakomeye ngo ari amasegonda mwese nta bantu uzi bafite abagore ugasanga umuntu atunze umugore anywa inzoga ariko umugabo atazinywa kandi umugabo akazimugurira kandi babanye neza cyane ese yakamwe kuri gahunda ngo ukora amasegonda uzabyangarira oya ngiye urugero rw'ikintu kimwe ushobora kuba ujya mu kabari ugataha mu gitondo aho ugataha mu gitondo wanyweye agacupa kamwe gusa ukagaciramo mpaka nka kiroso ariko ibyo bikora iyo nta mafaranga ufite kugira ngo wenjoyinge buke rero kubona undi muntu ukugurira kandi ukuza amasaha ugakomeza ugashyushya ariko iyo ubonye umuntu ukomeza kugurira akaza umuntu akakumeneramo akarawundi abantu uhita ukomeza urumva ko ubu uri kuri defi ntabwo nsubije ariko uranywebye oya buranciye mu mayange ko ari mu masegonda uza tujya ahandi undi azatishyira indi rawundi akabumvisha icyo bivuze kandi indi rawundi ahubwo nashatse kuvuga ngo naba nyifitiye njye
uburiya byabaga kuriya ko aba yiba ari nk'akibano yagiye kwiba ashobora kuba yari yagiye kwiba ku mugore wundi yagiye kwiba ku ntuza y'undi n'iki ngewe umva nkubwire ubu nta muntu azabacuranwa nta mugore nararonguraho narongoye umubikira ndongora umutwakazi ndongora abaki bose urumva ndongora n'umusazi buriya nta kintu kiryoha nk'umusazi biturukije hari uvuze ngo akibana buriya umusazi araryoha kuko uba uri kugira vuba ngo adahaguruka akagusarana niyo mpamvu umusazi aryoha niyo mpamvu igitsina cyo kwiba kiraryoha cyane umusazi ntabwo nari namuziritse hari ukuntu umusazi umubeshya akaguha ariko utinze yagusarana niyo mpamvu uri kugira vuba ngo atagusarana ese umusazi wamuzirika yavuze induru ariko hari ukuntu umubeshya akaguha ariko nawe ugira vuba ngo atagusarana kuko sazi urumva bagufunga kuba urongoye umurwayi ikibazo gihari cyari cyo kuba yiba iyo afataga utwibano ubu agiye kurangura ibintu waranga ufite stoke iwawe ubirigi uko byumva prolonge ndarangura yamaye ngatwara imasizi waranguye urya prolonge ariko ni byiza man ibyavuze ni uzi kugira igitsina cyawe wisanzuyeho atari bya bindi wibaga nuko tutagakiri mu rugo no batawukiyasanga kiri mu rugo urumva kwisanzu ikintu wisanzuyeho atari bya bindi byo kujya gushakisha uzi ko umuntu ahaguruka hano ukajya guhiga inda utazi niba uri bunayibona ariko guhaguruka kubera umubiri ukajya kwisha ariko none mu rugo kiri mu rugo rwose kiri mu rugo yitekereza byinshi ko ari igitaka oya agiye kujya atakoze ko hari uwo umuntu azaba yasize inyuma ahubwo njye kintu ngiye kubabwira hari inama ngiye kujyamo ubu gutya ngiye kubacika ngenda ugiye mu nama ubu ngiye kugenda kabisa irabera muri arena kandi birihutirwa urabona isaha zamfashe nabanje kujya tuganire yakamubwira icyangenzaga ariko ndagiye kabisa nakererewe cyane sheri ya sansana sheri ya sansana urakoze cyane ndakunda kandi ibyo nakubwiye byose ubihe agaciro bana bya agaciro ese duhaguruke tugende muri ya modoka cyangwa uri bugireho ni bimwe byanjye uya nta kibazo ahubwo ndanaguherekeza turajyana ngugeze mu rugo mitembo nakujya mu oya ndamukunda ndashaka uhinduka ariko se twageze mu rugo nkabanza ngasamura kakuma ntabwo wasamura n'abanyitwarire yawe rwose hari abandi bagabo duturanye rwose iyo madamu atashye saa sita n'umugabo batashye saa sita bakicara ku meza rwose bagasamura bahita bikubita mu buriri rwose bagasamura aka saa sita rwose abantu barasezeranye twe ntiturasezerana tugomba kandi ikindi cya kabiri inama yihuse Sheri ntacyo bayi kandi urakoze cyane menya ko ufite umugore ugukunda and then I thank you for your love thank you very much so bakunzi ba Kigali 250 I love you so madam wanjye Sheri wanjye mwamubonye so bye bye ciao urakoze cyane kudukurikira